You my people mumeze mute? Ikaze kuri wowe usuye iyi channel. Icyo nshaka kubereka ni iyi modoka yitwa Rolls Royce Phantom. Iyi Rolls Royce Phantom ikintu cya mbere nahita nkubwira ni igiciro cyayo. Iyi Rolls Royce Phantom ihagaze $562 n'amafaranga $790 y'idolari. Iyi ni version ya 2020 ariko ishobora no kugera ku $625 bitewe nyine zigenda zirutanaho. Hari ishobora gusanga ihagaze $562 n'amafaranga $790 cyangwa se igejeje ku $625 by'idolari n'amadolari ya Amerika. Urumva mu manyarwanda ni akayabo tu. Iyi modoka rero ihenze gutyo, reka nkubwire bimwe mu biyigize n'ibyifite bituma nyine igira icyo giciro cya danje. Iyi modoka powertrain yayo, ubwo twagiye muri details yayo, ifite engine ifite 6.8 ikaba V12. Nyine urumva iyi ni V engine tu, ifite cylindre 12 ikaba ari V. Noneho ku bijyanye n'imbaraga ifite horsepower horsepower ya 563, ikagira RPM ya hano kuri power ikagira RPM y'5000. Then ifite torque ya 664 RB and noneho RPM yayo hano kuri torque ifite 1750. Induction rero yayo ni turbocharger. Iyi ntabwo ari iyi ni turbocharger tu, ntabwo ari supercharger. Iyi Rolls Royce aba ari turbocharger. Fuel type cyangwa se ubwoko ni premium ndatekereza mwese mubizi, ni ubwo ni petrol. Then transmission yayo ni 80 speed automatic. Drivetrain cyangwa se kururira imbere cyangwa inyuma iri rear wheel drive, ikururira inyuma of course. Noneho vehicle type cyangwa se nyine ubwoko bwayo, category yayo iri sedan, ikaba full size luxury sedan, nyine luxury car. Ni izi modoka zihenze, iri mu bwoko bw'amaluxury, izi modoka zihenze cyane nyine zitikoraho tu. Noneho fuel efficiency cyangwa se autonomy, nyine uko ikonsoma essence. Iri ahantu hasanzwe nyine ho mu mujyi ishobora gukonsoma 20 liter per 100 km, litiro 20 ku birometero 100. Iri muri highway ishobora gukonsoma 11.8 liter per 100 km, litiro 11.8 ku birometero 100. Then autonomy yayo kuri kilometere ifite 552. Ikindi nakubwira kuri iyi modoka twakurikizaho tuvuye kuri fuel autonomy ni ku bijyanye na steering na suspension na brake and tire. Kuri steering ifite steering yayo ikoresha rack and pinion, ikaba yanakoresha electro hydraulic assist. Then front suspension cyangwa se suspension y'imbere iri independent kandi ni pneumatic. Then ikaba na double wishbone. Rear suspension nayo iri independent, ikaba pneumatic and ikanaba matte link. Front brake ni isanzwe ni ABS, ni disc ABS, and rear brakes ni disc ABS. Nyine ubwo ni kubijyanye na feri imbere n'inyuma. Tugiye kuri safety cyangwa se dimensions and weight, ku bijyanye n'ibiro byayo n'uburebure, ifite uburebure bwa 5 na milimetero 770. Ikagira iyo ni length, ikagira width cyangwa se ubugari bwa 2 n'ibice 10 na milimetero 18. Noneho ikagira width nyine namaze kubabwira yuko ari 2 n'ibice 18. Then height, ikagira height ya 1 na milimetero 646. So wheelbase cyangwa se ingano y'ipine harya munsi nyine wheelbase ni ifite milimetero 3552.
ikagira ibiro, igira kilogarama 2610. Then ibijyanye na capacity cyangwa se kuri capacity turahera ku bagenzi itwara abantu 5, 5 passengers. Fuel tank yayo inywa litiro 90, 90 liter. Ndatekereza ari ibyo. Ikindi top speed, kuri speed yayo ishobora kugenda ibirometero 250 ku isaha. Iyo rero akaba ari Rolls-Royce Phantom. Ikindi ntababwiye ni iyi ni version ya 8. Iyi ni version ya 8 kubera ko Rolls-Royce yatangiye gukora imodoka mu mwaka w'1925. Iyi rero iyi ngiyi Rolls-Royce Phantom ikaba ari version nyine ya 8 ni generation ya 8 ku bijyanye nuko yagiye ikurikiza izisohora Rolls-Royce kuva mu 1925 kugeza uyu muri 2020 imaze gukora 8 generation. Iyi generation ya 8 rero ni iyi Rolls-Royce Phantom. Niba wumva nawe hari indi modoka twaganiraho wambwira nyine nkababwira buri kimwe cyose uko imeze n'imikorere yayo. Thank you, salute.